Ndabaramukije cyane kandi ndabifuriza umunsi mwiza wahariwe gufatira ifunguro ku ishuri. Kurifatira ku ishuri bikaba imwe mu nkingi z'uburezi bufite ireme, ubuzima buzira umuze, iterambere ry'akarere ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Uyu munsi u Rwanda twifatanyije n'ibindi bihugu bya Afurika mu kwizihiza umunsi nyafurika wahariwe kwizihiza gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri. Mu rurimi rw'Icyongereza ni African Day of School Feeding. Uyu munsi wizihizwa buri mwaka tariki ya mbere Werurwe. Iyi tariki ikaba yaremejwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afurika yateranye muri Mutarama 2016. Uyu munsi ngarukamwaka urizihizwa ku nshuro ya 9 ku rwego rwa Afurika. Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi muri iyi gahunda, haba mu kubaka ibikorwa remezo, gutanga ibikoresho ndetse no gutanga umusanzu ku ifunguro ry'umunyeshuri mu mashuri ya leta n'afatanya na leta ku bw'amasezerano. Uyu mwaka w'amashuri leta izatanga asaga miliyari 90 ku ifunguro ry'abanyeshuri. Ibi birava kuri miliyari 35 yatanze mu mwaka w'amashuri wa 2021 2022 ndetse na miliyari 78 leta yatanze mu mwaka w'amashuri wa 2022 2023. Murumva rero ko uruhare rwa leta rukomeza kwiyongera uko imyaka ikurikirana. Ababyeyi rero namwe ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye, hari byinshi mwakoze kandi mugikomeje gukora ndetse tunabashimira. Kuri iyi nshuro ya 9 twizihiza uyu munsi, turibanda ku nsanganyamatsiko twese twumvise igira iti gushora imari mu kugaburira abanyeshuri ku ishuri hakoreshwa ibyeri iwacu, hagamijwe kuzana impinduka mu burezi buganisha kuri ejo heza h'Afurika idaheza. Iyi gahunda ifite uruhare rukomeye mu korohereza ababyeyi bakagira umwanya uhagije wo kujya mu mirimo yabo, bityo bikazamura imibereho yabo ndetse n'ubukungu muri rusange. Iyi gahunda nanone ituma abanyeshuri bakurikira amasomo neza badataye n'umwanya wo kujya gushaka amafunguro hanze, ndetse igafasha amakoperative atandukanye, abahinzi begereye amashuri nabo bakabona aho bagurisha ibiribwa biva ku musaruro wabo. Iyo abana bize neza bigabanya gusiba bya hato na hato, bigabanya gusibira ndetse no guta ishuri, bityo rya reme ry'uburezi twese duhora twifuza tukazabasha kurigeraho. Gushora imari muri gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri hakoreshwa ibyeri iwacu ni uburyo bwiza bwo guhuza ishuri, ababyeyi, abahinzi n'amasoko y'iwacu, bityo tugahuza imbaraga tugana ku bwuzuzanye n'iterambere ry'inzego zinyuranye ari z'ubuzima, uburezi, ubuhinzi n'imibereho myiza. Gufatira ifunguro ku ishuri byongera ubushobozi bw'umunyeshuri bwo gukurikira mu ishuri, kandi bikongera ubumwe n'ubusabane hagati ye na bagenzi be. Niyo mpamvu hagenda hashyirwaho imbaraga nyinshi. Hakozwe amabwiriza agaragaza uko iyi gahunda yashyirwa mu bikorwa, bityo byorohereza abayobozi b'amashuri, abarimu, komite zishinzwe kugaburira abanyeshuri ku mashuri, abadufasha guteka ndetse n'abandi bose barebwa n'iyi gahunda. Hahuguwe kandi abakozi ku nzego zitandukanye, kandi uko iminsi igenda gahunda igenda ikomeza guhabwa imbaraga. Amashuri rero arashishikarizwa kubyaza umusaruro imirima y'ishuri bahingamo imboga n'imbuto, ku bafite ubutaka buto, abafite ubutaka bunini bagahinga n'ibindi biribwa byera mu karere baherereyemo.
kandi umusaruro uvuyemo ukunganira umusanzu wa leta n'uw'ababyeyi muri iyi gahunda. Ishyirwa mu bikorwa rinoze ry'iyi gahunda rirasaba gukomeza ubufatanye n'inzego zose zifite aho zihuriye n'uburezi ndetse n'imibereho myiza y'abanyeshuri, kuko hari byinshi bigikenewe. Muri make, uruhare rwa buri wese ni ingenzi kugira ngo iyi gahunda ikomeze kunozwa. Leta irahamagarira abafatanyabikorwa batandukanye gukomeza kugira uruhare muri iyi gahunda, harimo gufasha amashuri kubona amazi meza, amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Ibi byose bikaba ari biza kunganira imibereho myiza y'abanyeshuri ku ishuri. Inganda, amakoperative ndetse n'abahinzi barashishikarizwa kongera umusaruro, gukora ibishoboka byose kugira ngo umusaruro wiyongere, kugira ngo babashe guhaza amasoko, bahaze amashuri, abone ibiribwa byera iwacu kandi ku buryo bworoshye. Ababyeyi, ngira ngo Nyakubahwa Gavana yabisubiyemo, tuributswa twese gutanga umusanzu wacu ku gihe ndetse no kugira uruhare mu gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Abanyeshuri nabo kandi babifashijwemo n'ubuyobozi bw'ishuri barasabwa kugira uruhare mu bikorwa byunganira iyi gahunda, nko gukora uturimo dutandukanye, duhinga imboga ndetse n'imbuto, kwita ku isuku y'ikigo muri rusange, kwita ku bikorwa remezo, ibikoresho byifashishwa muri iyi gahunda ndetse n'aho dufatira ifunguro by'umwihariko. Kwizihiza uyu munsi ni umwanya wo kongera gutekereza ku kamaro ko gufatira ifunguro ku ishuri, tureba ibyo twagezeho n'impinduka byazanye mu nzego zinyuranye z'uburezi, ubuzima, ubuhinzi n'imibereho myiza y'abaturarwanda, hamwe no gufata ingamba zo kubisigasira. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'Intara y'Amajyaruguru, ubuyobozi bw'Akarere ka Musanze n'inzego zitandukanye zagize uruhare mu itegurwa ry'uyu munsi. Ndashimira kandi abafatanyabikorwa bacu muri iyi gahunda, by'umwihariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa, World Food Program, rigira uruhare runini muri gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri, aho kugeza ubu abanyeshuri bo mu mashuri 32 mu turere 3 tw'igihugu bafatira ifunguro ku ishuri, ndetse bagatanga n'abakozi bunganira iyi gahunda mu turere 7 biciye mu bufatanye na Leta y'u Rwanda. Ndashaka kandi gushimira abandi bafatanyabikorwa batandukanye, cyane cyane abihaye Imana, amadini n'amatorero bagira uruhare mu kunganira Leta muri iyi gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri. Ndagira ngo nongere nibutse ko ari inshingano ya buri mubyeyi gutangira umwana we umusanzu wo gufatira ifunguro ku ishuri. Ndasaba kandi abafatanyabikorwa bose gukomeza gushyigikira ibikorwa byose bizageza iyi gahunda ku ntego zayo, ndetse no kubungabunga ibimaze kugerwaho mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Leta y'u Rwanda ntizahwema gushyigikira iyi gahunda kuko ari imwe mu misingi y'iterambere rirambye ry'igihugu cyacu, Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Murakoze, mugira amahoro.